Muraho neza abantu b'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'igitangaza cyabereye i Kampala, igitaramo cya The Ben. Cyari gitegerejwe n'abantu benshi batandukanye ku isi ndetse no mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Kampala. Ese wari uzi ko cyabaye ku munsi mukuru w'urukundo n'umuziki n'ibyishimo? Reka turebe uko byari byifashe, abahanzi bagaragaye muri iki gitaramo cya The Ben, aba DJ ndetse n'uko abafana bakiriye amatike, dore yuko amatike y'iki gitaramo yari ari ku rwego rwo hejuru cyane birenze. Ushobora kwibaza ngo ese amateka yaranze igitaramo cya The Ben ni ayahe? Reka tubagezeho amateka yaranze igitaramo cya The Ben. Ku munsi wa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025, The Ben yakoze igitaramo gikomeye mu nyubako y'akataraboneka yo mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Iyi nyubako yamamaye cyane ku izina rya Serena Hotel. Iki gitaramo cyari igice cy'urugendo rwe yise Print Love, aho yaroncingaga indirimbo ze zisaga 12 za album. Iki gitaramo kizamugeza mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ku isi, aroncinga indirimbo ze zigiye zitandukanye, dore ko urugendo ari rwo yihaye. Ushobora kwibaza ngo amatike y'igitaramo cya The Ben ko yarateye ubwoba, ese abantu bishuye bajamo cyangwa ntibigeze bishura? Dore ko yuko amatike y'ahantu hasanzwe umuntu umwe yishuraga 150 ku bantu b'abakire, cyangwa katuvuge ku bantu ba VIP umuntu umwe yishuraga 400, naho ku meza y'abantu 8 VIP bishuraga amafaranga asaga miliyoni 4. Nubwo igiciro cyari hejuru, abafana buzuye bituma amatike ashira mbere y'uko igitaramo gitangira. Uyu mugabo kinazwiho cyangwa uyu musore Migisha Benjamin cyangwa The Ben cyangwa Tayiga, dore ko ari ryo zina bakunze kumwitaho. Ikintu bamuziho, uyu mugabo akunze gukora ibitaramo ahantu henshi hagiye hatandukanye, akuza ahantu yakoreye igitaramo, dore yuko bakunze kumujajinga abanyarwanda bafata Bruce Melody ndetse na The Ben cyangwa Tayiga. Ese ninde ukaze hagati yabo? Reka ibyo tubireke kuko ibyo ntabwo aribyo byatuzanye. Dushobora kwibaza abahanzi b'abanyarwanda ndetse n'abanya-Uganda baperforminze mu gitaramo cya The Ben. Ku saha ya saa 8 kugeza saa 10, The Ben yazanye n'umuhanzi bita Kevin Kade n'undi muhanzi bita Element cyangwa umwite producer. Aba bahanzi bamaye ku ndirimbo zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho baperforminze indirimbo yabo bakoranye club y'abantu batatu yitwa Sikosa. Haza gusigaramo umuhanzi wamenyekanye ku izina rya Element, aho yaperforminze indirimbo nka Fudetwa n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Haza no kuri round ya kabiri haza kugarukamo Kevin Kade, aho hagiye performing indirimbo zigiye zitandukanye harimo nka Munda, dore ko iyo ndirimbo iri mu ndirimbo zamaye mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ese wakwibaza ngo aba DJ bagaragaye muri iki gikorwa cya The Ben b'abanyarwanda nabaye? Hari umu DJ muto kizamuka aho yigeze gutaramira muri BK Arena, ashimisha abafana bagiye batandukanye, bamwita DJ Flix. Uyu mu DJ Flix yigeze gususurutsa abantu imbaga nyamwinshi. Uyu mu DJ ari mu bantu baryoshya imiziki ikaryohera amatwi. Abanya-Uganda bari baje kwifatanya nabo muri iki gitaramo. Ushobora kwibaza ngo ese amazina y'abanya-Uganda b'ibyamamare bari baje kwifatanya nabo muri iki gitaramo ni bande? Mo Joshua Baraka, hakazamo Laika, hakazamo Ray G uzwi cyane mu ndirimbo za love songs. Byaje kugaragara yuko muri iki gitaramo cya The Ben cyari gishyigikiwe n'abantu benshi, dore ko byavuzwe haje kugaragara abantu batandukanye inyuma mu gitaramo. Harimo abahanzi b'ibyamamare bakomeye, harimo nka Jose Chameleone, Baby Cool, Bobby Wine. Ese ushobora kwibaza ngo ibyaranze igitaramo cya The Ben kuva ku saha y'isa 10 kugeza saa 12 n'igice. The Ben yitabye igitaramo aturutse mu gihugu cy'u Rwanda, aho aherutse kwibaruka umwana we w'imfura n'umukunzi we Uwikeza Pamela, aho yabwiye abafana ko yishimiye kongera guhura nabo abaririmbira indirimbo ze z'ikirenga. Harimo indirimbo zitandukanye z'ikirenga, ariko tutababwiye indirimbo ze z'ikirenga zitandukanye. Harimo indirimbo ze nka Habibi, Cannot Get Enough, Ndaje. Hariho indirimbo nyinshi zitandukanye umugabo yagiye asohora zikamara ku mugabane wa Afurika, gusa twazivuga ngo tuzirangize kuko ni nyinshi. Aho kureka tubabwire mu byaranze igitaramo cye kugira ngo aganire n'abantu batandukanye batazi Ikinyarwanda, harimo n'abatazi Ikinya-Uganda bakoresha Icyongereza. Uyu mugabo byamuvunye. Mu byaranze igitaramo cya The Ben harimo gukoresha indimi zigiye zitandukanye, harimo nk'Ikinyarwanda, Ikinya-Uganda, Asante di Ruganda ndetse n'Icyongereza, kugira ngo abashe kumvikana n'abafana be, kugira ngo abashe kwegera nabo bahuza imitima, kugira ngo abahagurutse
abashe kubashyira muri mudu abashakamo. Ese ushobora kwibaza ngo amafoto, amashusho n'indirimbo byasakaye ku mbuga nkoranyambaga sangahe kugira ngo ubashe kwibona muri aka kanya? Ku saa ya saa 12:30 kugeza ku saa ya saa 2:30 ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, X ariyo Twitter na TikTok, abafana basangije amashusho agaragaza imbaga y'abantu baririmba babyina cyane bishimye, bamwe barira amarira y'ibyishimo. Ibyo byose byerekanye ko uyu muhanzi wamenyekanye ku izina rya The Ben yamamaye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye ku isi, dore ko uyu mugabo ikintu azwiho ari ukwibera mu bihugu byo hanze nka USA. Byaje kugaragara yuko uyu mugabo ari umuntu ufite igikundiro mu gihugu cya Uganda. Hari amashusho yaje kugaragara nyuma The Ben yashakaje amashusho ku mbuga nkoranyambaga afashe umwana ukuboko, umwana ukiri mutoya waje kumureba bwa mbere, bikaba byakoze ku mutima abantu benshi, harimo nk'abafana bari baje aho ngaho. Ushobora kwibaza ngo isozwa ry'igitaramo rya The Ben, isozwa ry'igitaramo rya The Ben ku saa 2:30 kugeza saa 4 cyabaye kimwe mu byahinduye amateka y'umuhanzi wamenyekanye ku izina rya The Ben mu gihugu cya Uganda. Abafana benshi basabye ko yagaruka, abandi bagira bati ese ni ryari azagera muri Nairobi cyangwa muri Bujumbura? Ese wabashije kureba igitaramo cya The Ben kuva kigitangira kugera kirangiye? Wabonye ibintu abafana bamusabaga byo kuja kubasura mu gihugu cyabo? Ese wowe waza ukandika hano muri komenti ukavuga igihugu ituyemo n'ahantu yazagusanga bakahataramira? Ntiwibagirwe gukora like, gusangiza iyi video abantu bagiye batandukanye. Ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe niba iki kiganiro cyakunyuze, kugira ngo ubutaha ntuzacikwe n'amakuru nk'aya agezweho, dore yuko iyo ukoze sub uba ukoze uruhare runini mu kuzamura YouTube channel.